ndashaka bane ucyokoze umuhanzi nkunda bihoraho ndashaka bane ubyibuka b'abahungu cyangwa abagabo na Victor Kotana ndamufana babiri harabura babiri na Bruce Melody harabura umwe Kivumbi King bane so muri abo bahanzi uko ari bane bibaye ngombwa ko Niki atoranyamo boyfriend yatoranyamo nde bibaye ngombwa ko atoranyamo umugabo yatoranyamo nde bibaye ngombwa ko atoranyamo side chick yatoranyamo nde ninde atakwifuza kumenyana nabo muri abo uko ari bane side guy boyfriend husband n'utakifuza kumenyana nabo harya navuze Victor Kotana Bruce Melody na Papa Gigi Kevin Kade misemo boyfriend nahitamo Papa Gigi boyfriend kubera ko ako ndamufite boyfriend nyine kuvuga uko bibaramutse bibaye yego nahitamo Papa Gigi Kade kubera ko nyine babona rya show abashaka ha ewana ha spotlight urumva niyo nahitamo ko giye nkunda boyfriend rwose bazi icyo bashaka gucamo ubu mugabo nahitamo nka Victor Kotana his calm mbona nyine yashobora ni character y'umugabo wakubaka okay side guy Kivumbi King ubwo ntabwo wakwifuza kumenyana na Melody Melody nyine aririmba neza yagize